sobanura reka kwisobanura mika kwisobanura reka rwose kwirwanirira hariho kondisiyo yo kuvuga ngo wowe ni wicecekere gusa ubundi wibere mu mwuka bakunyureho bakuvuga ariko ugira ute ubumba umunwa wawe wicecekere ureke Imana ari yikurwanirira mu kazi kawe bakurwanya inama bazikore ariko wicecekere nujya kuvuga ngo ngiye ibi ngibi ntago mbikora mu kazi ntago bizumvikana ariko nujya kwicecekera ukabyereka Uwiteka Imana ishaka ko bagira ku mugambi w'Imana ariko ngo bagerageje ngo kubakurikira ngo barengerwa n'inyanja. Imana idufashe cyane, Imana idutabare. Nawe birashoboka ko hari umunyegiputa uri kugukurikira muri iyi minsi uri gushaka kuguca intege, birashoboka ko hari umunyegiputa w'ibibazo uri kugukurikirana, birashoboka ko hari ibibazo uri guhura nabyo, ariko senga Imana ibyo byose Imana igeza ikabiturisha ikabirenzaho inyanja ntibizongere kugukurikirana ukundi. Emana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka tubasuhuze, tubifurize kugubwa neza, tubifurize amahoro atangwa n'Imana aho muherereye hose, aho mudukurikiye muri mwese turabashimira kandi tubifuriza kugubwa neza muri Kristo Yesu. Mwuka Yera w'Imana nawo ntubasige, ahubwo ukomeze ubane namwe ibihe byose. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, rero twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Si ubwa mbere twari tubanye nawe, nzi neza ko abenshi bamaze kumumenyera. Uraho neza umukozi w'Imana? Muraho. Yesu nashimwe. Sahimbazwe. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza, turashima Imana. Reka tukwakire ubanze usenge Imana. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa. Mana turagushimiye, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko turi amahoro, turagushimiye ko warinze ibyacu n'abacu, turagushimiye ko warinze igihugu cy'u Rwanda, turagushimiye nyakubahwa Imana ko ari amahoro, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Bwaho rero nkunda kukubwira mu isengesho ngo atari wowe twebwe nta kintu twashobora. Ndakwinginze muri aka kanya tugiye kuvuga ijambo ryawe, ubane natwe mu izina rya Yesu, uwo umugisha abagiye kuryumva mu izina rya Yesu, kandi unyemerere Kristo tuyoborwe nawe, kuko namenye neza ko aho wabaye ibintu byose bigenda neza. Baho nubane natwe, tugirire neza muri byose, nuganze tuguhaye ikaze na karibu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Tuguhaye ikaze kugira ngo ugeze ku bakunzi bacu icyo Imana yagutumye uyu munsi. Murakoze. Yesu nashimwe ku bantu tuziranye n'abo tutaziranye. Yesu nashimwe. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi Imana ibishimira aho muri hose. Amazina yanjye ni Rebeka. Ku bantu batarizi, nige tugiye kubana muri iki kiganiro cyangwa muri uku kuvuga ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha.
njya nkunda kuvuga ngo niwumva ukumva ijambo ry'Imana ukarikurikiza uko byagenda rwose, ijambo ry'Imana iyo uryumvishe hari ahantu rigukura, hari ahantu rikugeza, hari imbaraga rigusubizamo, hari ibyiringiro riguha, ubu uko urifashe niko nawe rikubera. Imana rero ikugirire neza wumva ijambo ry'Imana. Yesu aba arimo aravuga, ntabwo gutitira no kuzura umwuka wera aribwo bigaragaza ko Imana iba iri kuvuga, usibye ko buri wese agira impano zitandukanye, nabo uko Imana ibakoresha ntabwo twabihinyura, ahubwo yaba mu buhanuzi Yesu aravuga, yaba mu ijambo Yesu aravuga. Bivuge ngo ntaho Yesu atanyura kugira ngo atunganye umutima wawe. Niwemera rero ko Yesu abasha gutunganya umutima wawe, arawutunganya. Imana iduhane umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, niryo tugiye kuganiraho. Ijambo ry'Imana riri mu Kuva, igice ni cya 14, turasoma ku murongo wa 13 tugeze kuri 14. Reka tubanze dusome umutwe w'amagambo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisiraheli bambuka inyanja itukura ko ku butaka Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Imana ishimwe. Umutwe w'amagambo uratubwiye ngo Abisiraheli bambuka inyanja itukura, ariko ngo Abanyegiputa bagerageje kubakurikira ngo bararengerwa. Bishatse kuvuga ko Abisiraheli bari bari mu bibazo. Bishatse kuvuga ko Abisiraheli bari bari mu byago. Abanyegiputa ntago bari babishimiye, bari babamereye nabi. Abanyegiputa bari bari kubarwanya mu rugendo bari barimo. Abanyegiputa bari bari gushaka kubaca intege. Abanyegiputa bari bari kubahiga badashaka ko bagera ku mugambi w'Imana, ariko ngo bagerageje ngo kubakurikira ngo barengerwa n'inyanja. Imana idufashe cyane, Imana idutabare. Nawe birashoboka ko hari Umunyegiputa uri kugukurikira muri iyi minsi, uri gushaka kuguca intege. Birashoboka ko hari Umunyegiputa w'ibibazo uri kugukurikirana. Birashoboka ko hari ibibazo uri guhura nabyo, ariko senga Imana. Ibyo byose Imana igeza ikabiturisha, ikabirenzaho inyanja, ntibizongere kugukurikirana ukundi. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome kuri uyu murongo wa 13. Haravuga ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa. Kadusome kuri uyu murongo wa 13 twumve icyo utubwira. Murongo wa 13 aratubwira ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari kumwe namwe mwicecekere. Imana idufashe cyane, Imana idutabare. Mose yarayoboye Abisiraheli, ariko abona Abisiraheli batinye kubwo Abanyegiputa bari babamereye nabi, bari ingabo nyinshi zibakurikiye. Ariko abwira ubwoko bw'Imana, arabwira ati mwitinya, nimwicecekere muri bureba agakiza Uwiteka ari babazanira uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye mutazongera kubabona
mutazongera kuhabona ukundi, ahubwo Uwiteka ari bubarwanirire. Imana idufashe ngo nawe wicecekere. Hariho kondisiyo. Abisirayeli bagerageje kubaha Mose, bumva ibyo ari kubabwira. Mose arabahumuriza, Mose arabakomeza muri urwo rugendo. Nawe hari urugendo ujya unyuramo, hari urugendo ujya ucamo ukumva birakomeye, hari intambara ujya unyuramo ukumva birakomeye. Ntabwo umuti wa byose ari ukugenda ukirwanira, hoya. Wowe ni ukwicecekera, ukicecekera ukarwana mu mwuka, wowe ugasenga, kuko nta n'ikindi Mose yakoraga usibye gusenga. Mose yari afite imbaraga zo kubabwira ngo nimureke turwane n'aba bantu, nimureke turwane n'aba banyegiputa. Ariko Mose yari afite ijambo ry'Imana, Mose yari afite ijwi ry'Imana, Mose yagenderaga ku rutonde rw'Imana. Nkuko nawe Imana ivugana nawe mu kazi urimo, Imana ikavugana nawe ikavuga ko izakurwanirira, Imana ikavuga ko izakuneshereza, Imana ikavuga ko izabana nawe. Ntabwo umuti wa byose ari ukwirwanirira, ntabwo umuti wa byose ari ukubeshya muri ako kazi, ntabwo umuti wa byose ari ukurwana n'abari kukurwanya. Oya, wowe ni wicecekere gusa. Haleluya. Ni wicecekere, urareba agakiza Uwiteka ari bukuzanire, kuko umunyegiputa ukurwanya mu kazi ntabwo azongera kukurwanya ukundi. Ngo wowe Uwiteka ni uje kukurwanya, ni uje gukuraho uwo munyegiputa. Uwo munyegiputa nyine yaba intambara uri guhura nazo muri iyi minsi, uwo munyegiputa yaba wa wundi uri kukugambanira muri iyi minsi, uwo munyegiputa yaba ibibazo uri gucamo muri iyi minsi. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo ntabwo umuti wa byose ari ukwirwanirira, hoya. Wowe ni wihagararire, wowe ni wicecekere, wowe ni ukomeze uhamagara Imana, wowe ni ukomeze ube maso. Haleluya. Nubwo ubona ko biteye ubwoba, nubwo ubona ko biri kuza bigusatira, mu ijuru hari Imana ijya ibiturisha, mu ijuru hari Imana ijya ibikuraho, mu ijuru hari Imana ijya ibinesha. Wowe ni wihagararire gusa, nk'uko Mose yabwiye Abisirayeli, arababwira ngo nimuhumure, mwebwe nimwihagararire. Mu rugo rwawe ntabwo kurwanisha imiti ukuye mu bapfumu aricyo kintu gishobora kukurwanira, wa mubyeyi we, wa mugabo we. Hoya, wowe ni wihagararire, usengere urugo rwawe. Uri kubona uri kuzamo intambara, uri kubona rwatewe n'abanyegiputa, Imana izazikureho abo banyegiputa b'intambara, Imana izazikureho abo banyegiputa barwanya urugo rwawe. Wowe wa mukobwa we, ntabwo umuti wa byose ari ukwirwanira ngo ujye gusambana ngo ni ukugira ngo uzashake. Hoya, wowe nuceceke, wihagarare, ntiwite ku magambo abantu bavuga, ahubwo wihagararire, uhamagara Imana. Barwane mu mubiri, nawe urwane mu mwuka. Ayiwe, ujyaho abantu batakureba. Hari ikintu kibaho muri iyi minsi, uri gusanga abantu barimo barisobanura, bakisobanura imbere y'abantu. Nibwira umuntu ngo urakijijwe ntabwo azabyemera, nubwira umuntu ngo urasenga ntabwo azabyemera, bitewe n'uko iyi si yarangije kwangirika yatewe n'umwijima. Ubu ngubu kubwira umuntu ngo urasenga bisigaye yumva ari igitutsi. Ariko wowe ni wihagararire, ni wihagararire. Na bya bindi bitakwemera ni ukuri Imana izabikwemeza, na bya bindi bikurwanya ni wihagararire, Imana izabana nawe. Niko Mose yabwiye Abisirayeli. Mose yari umugabo w'umunyabwenge wubaha n'Imana, arangije akajya ashaka kuyubahisha abantu. Imana ishimwe, Imana idutabare. Mose yari afite imbaraga zo kurwana mu mubiri, ariko ntabwo yigeze arwana mu mubiri. Mose yagendanaga n'Imana ikirenge ku kindi, akabana n'Imana, ibimuyobeye akabaza Imana. Ese wowe ntiwaba ibiri kukuyobera uri kujya kubaza umuntu, ibiri kukuyobera uri kujya kubaza umupfumu? Uwo nta gisubizo yaguha, uko ni ukwirwanirira. Imana iravugana nawe ngo ni wihagararire, wicecekere, ureke kurwana mu mubiri, ureke abakurwanya bakurwanye, ureke abaguhiga baguhige. Ariko ntabwo bazagushobora, kuko n'Abisirayeli ntabwo abanyegiputa bigeze bagira ute babashobora. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro kubwo kumvira Uwiteka. Iyo bataza kumvira Uwiteka, birashoboka ko abanyegiputa bari kubashobora, birashoboka ko abanyegiputa bari kubarwanya ndetse bakabahiga. Imana, ukizera Imana akaba ariyo ikurwanirira, kuko Mose yarababwiye ngo abanyegiputa
abanyegiputa mwabonye uyu munsi ntabwo muzongera kubabona ukundi, kuko Uwiteka ari bubarwanirire. Haleluya! ngo Uwiteka ari bubarwanirire, ngo namwe mwicecekere. Bivuze ngo ntabwo Abisirayeli bari babuze umunwa wo kuvuga ngo bahangane n'abanyegiputa, hoya, ahubwo bo Mose yabagiriye inama, kuko Mose yari yizeye Imana, yakurikiye, yari yizeye Imana, arimo arasenga. kandi tuzirikane ko Mose ahantu berekezaga mu gihugu cy'isezerano. Iri jambo nkunda kuryigisha cyane. Usanga abantu benshi bageze ahantu bari bagiye gutabarwa, ugasanga bacitse intege mu by'ukuri, ugasanga bari kwirwanira kandi bararwanirwa n'Imana. Imana niyo yabarwaniriraga, ariko ugasanga atangiye kwirwanirira. Umukobwa akarambirwa agatangira kwirwanirira, agatangira gukubitamo minigo, nibwo ngo azabona umugabo umushaka. Oya, nimba wowe uri kumwe n'Imana, Imana ikaba hari ikintu yavuganye nawe, irinde kwirwanirira. Wumvire Uwiteka, wicecekere, urebe ukuntu Uwiteka ari bukurwanire, urebe ukuntu Uwiteka akugirira neza. Imana narayibonye, Imana igivuguruza amagambo abana b'abantu bavuze, ariko umwana w'umuntu ntashaka kuvuguruza ikintu Imana yavuze. Ntabwo bishoboka. Ahubwo we mwana w'umuntu, ndagira ngo nkubwire ngo aya masaha wizere Imana, wihagararire. Aho mwavuganiye ntabwo mpazi, ariko icyo nzi cyo mureke kwigiza nkana, twemere ko Imana ivuga. Twemere ko Imana ivuga. Iyo wagiye gusenga, Imana ivugana nawe. Mwiyere ko Imana yavugana nawe, mu nzozi Imana yavugana nawe. Nicyo gituma, ni iki kiri gutuma uteshuka ku kintu Imana yavuganye nawe, ahubwo ugakurikiza amagambo abana b'abantu bari kukuvuga, ugashaka kwisobanura. Reka kwisobanura, reka rwose kwirwanirira. Hariho kondisiyo yo kuvuga ngo wowe ni wicecekere gusa, ubundi wibere mu mwuka, bakunyureho bakuvuga, ariko ugira ute ubumba umunwa wawe wicecekere, ureke Imana ari yikurwanirira. Mu kazi kawe bakurwanya inama bazikore, ariko wicecekere. Nujya kuvuga ngo ngiye ibingibi ntabwo mbikora, mu kazi ntabwo bizumvikana, ariko nujya kwicecekera ukabyereka Uwiteka, Imana izazikurwanirira. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo komera muri iyi minsi, komera ushikame, ongera wibuke icyo Imana yavuganye nawe. Abisirayeli nababwiraga ukuntu berekezaga mu gihugu cy'isezerano, ariko ntabwo baburaga ibintu bibakoma mu nkokora, ntabwo baburaga ibintu bishaka kubaca intege kugira ngo ntibegere amasezerano. Imana rero igufashe, nawe urebe wikontorore ibintu biri kugukoma mu nkokora, urebe ibintu biri gutuma ushaka gusubira inyuma. Ugarukira aho ngaho, ibintu byose, ibibazo urimo byose ubyereke Uwiteka ari bukurwanirire. Haleluya! Uwiteka uyu munsi yakurwanirira, Uwiteka umunsi utazi yakurwanirira, Uwiteka yabana nawe, Uwiteka yakurengera, Uwiteka yakugirira neza, kubera ko wagize ute, kubera ko wamuhamagaye, kubera ko nyine nawe wicecekeye ntiwirwanire. Hari abantu bajya birwanirira kandi ugasanga ngo basengaga, ariko bakirwanira, bagaca mu nzira zitari nziza, kandi bari mu murongo muzima. Ugasanga nibo babaye abacamanza, ugasanga nibo babaye abantu batukana ku musozi, ugasanga nibo babaye bavuga abandi ku musozi, ugasanga nibo babaye bagambanira abandi ku musozi. Oya, ntago ari byo Imana ishaka, ntago ari ko Imana igushaka wowe aho uri hose, ntago ari ko Imana igushaka. Imana ishaka ngo ube maso, witinye izo ntambara. Yesu arazishoboye. Nubwo wabona ko ziteye ubwoba zihogera, ariko Yesu arabishoboye. N'Abisirayeli ntabwo bari bazi ko abanyegiputa babacika, ntabwo bari bazi ko abanyegiputa babarwanya kandi bakabanesha, ariko kubw'imbaraga Imana yabahaye, kubw'ibanga Imana yababwiye, kubw'ibanga bagumyeho Mose yari yababwiye, nicyo cyatumye bahagarara barashikama. Abisirayeli abanyegiputa barabitotombera, abanyegiputa n'amacumu n'uduhiri twose badufite bari kubirukankana, ariko ibyo Uwiteka ntiyabitinya. Uwiteka arabihagarika, ngo
abanyegiputa ngo bose bashiriye hehe mu nyanja, nta n'umwe wigeze urokoka. urumva ko Imana yabarwaniriye kandi barwanira intambara ikomeye cyane. nawe hari ibyo unyuramo byinshi ubona ko byagusatiriye, hari ibibazo byinshi unyuramo ukabona byagusatiriye, ukabona ntago byoroshye, ukibaza uko urabigenza, ukibaza uratakira, ukibaza urabwira. ariko nkuje kukubwira ijambo ryo kuvuga ngo izere Uwiteka, utakira Uwiteka kandi wicecekere mu ibanga. Imana izabana nawe, izakurwanirira mu ibanga. abo barozi ntubati, umurozi arifata akavuga ngo uriya muntu nzamwica, uriya muntu nzamuroga, uriya muntu nzajya mutega imitego gutya na gutya. uhura nabo ariko ni wicecekere. umurozi ntago umuti wa byose. cyambere nta nubwo uri kumureba, usibye ko atega akaguteza ibyo bitero. nta kindi cyo kumutsinda, nta kindi cyo kumurwanya, usibye guhamagara Imana ubundi ukicecekera, ukituriza Imana ikakurwanirira. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. umwanzi wawe nta kintu na kimwe wamukorera, oya. umwanzi wawe icyo ugomba kumukorera ntago ari kurwana nawe. hari igihe umuntu agira umwanzi, umuntu akakwanga ntacyo mupfa, umuntu akakurwanya ntacyo mupfa, umuntu akumva ntiwagera ku iterambere, umuntu akumva ntago waseka, umuntu akumva ntiwabaho neza. ntabwo rero wajya guhangana nawe ngo ujye hari ku musozi ujye kumutuka, oya. wowe icyo ngusaba ni wicecekere, wihagararire gusa, wisengere, wibere maso, ushimwe n'Imana. uzahamagara iyo Mana izakuneshereza, kandi imigambi yiwe ntabwo izigera ihama, kubera ko n'abanyegiputa imigambi yabo ntabwo yigeze ihama. bari bafite gahunda yo gusingira Abisirayeli ngo babice babamare ntibagere no mu gihugu cy'isezerano, ariko kubwo ibanga bari bazi, kuko gusenga Imana ibaha urutonde rw'uko bagomba icyo bagomba kugenderaho. uzakomeza usome iri jambo rikwereka aho Imana yabajije Mose ngo ariko Mose ni iki gitumye umpamagara? ese ni iki gitumye ni iki gitumye umpamagara? bivuge ngo Mose we nta kindi yakoze, yahise ahamagaza Uwiteka, arayihamagara, ahamagara Imana, aratitiriza. Imana iri mu gihugu cyo mwijurira mwumva, ibona Mose yabuze amahoro. Imana ibaza Mose ngo ni iki gitumye umpamagara? Mose amusobanurira ibyabaye, asobanurira Imana ibibazo byabateye. Imana irangije ibwira Mose, iramubwira ati iyo nkoni ufite se n'iyiki, yirambure hejuru y'inyanja ubundi Abisirayeli mwambuke. haleluya! Imana ishimwe. Imana igitanga igisubizo ahatari igisubizo, Imana igitanga inzira aho utabonaga inzira. wowe ni wihagararire, wicecekere gusa, Imana izakuneshereza. wowe icyo usabwa no kwihagararira, ukicecekera, ugatuza, ukaba imbere y'Imana. nta kizakubuza gutabarwa. uko byagenda kose Imana yamubwiye ikintu agomba gukoresha, imuha password agomba gukoresha. haleluya! nyamara Mose nuko yari yatakiye Uwiteka, arangije arayibwira ngo Mana birakaze, birakomeye, urugamba noneho ntabwo rworoshye, turaca muziye nzira. Uwiteka nawe bituma ahaguruka. haleluya! senga isengesho rituma Uwiteka ahaguruka, senga isengesho rituma Uwiteka agucira inzira aho wabonaga nta nzira, senga isengesho rituma Uwiteka avuga ngo mbese ni iki gitumye umpamagara. senga isengesho rituma Uwiteka haguruka aze kukurwanirira, kuko na Mose yasenze Uwiteka, yiringira Uwiteka. Imana irangije iramubaza ngo yewe Mose we, mbese ni iki gitumye umpamagara? Uwiteka tugirire neza, Uwiteka dufashe, Imana igugirire neza, Imana ikwambika imbaraga, reka kwirwanira, reka kwicira inzira. Mose ntabwo yiciriye inzira. Imana irangije ibwira Mose, iramubwira ngo rambura iyo nkoni. haleluya! rambura iyo nkoni, rambura iyo nkoni. nukuri Abisirayeli nubwo ubona bimeze gutya, abanyegiputa bamereye nabi,
ariko rambura iyo nkoni hejuru y'ayo mazi, Abisirayeli haracikamo inzira, Abisirayeli bambuke. Imana ishimwe. Birashoboka ko mu rugo rwawe nawe hacikamo inzira, urugo rwawe rukongera rugasubira ku murongo rugakomera. Wabonaga neza neza wari uhambiriye ugiye byakomeye. Birashoboka ko mu kazi kawe Imana yacamo inzira, abari bari kukurwanya, abari bari kuguhiga, Abanyegiputa batifuzaga kuba muri ako kazi, Imana ikabarwanya. Akazi Imana ikongera ikaguha amahirwe, Imana ikaguhamo ijambo. Birashoboka wa mukobwa we ko abantu bavuga ko imyaka imaze kuba myinshi, ko abantu bavuga ko bikomeye utazashaka, bamaze gushyiraho iherezo, bamaze kubona ko nta nzira, yewe n'umuryango warakurambiwe ubona warawurumbiye. Ariko birashoboka mu guhamagara Imana byayihagurutsa bikatuma ikubaza ngo mbese ni iki gitumye umpamagara. Imana ikakurengera, Imana ikagutabara, Imana ikakugirira neza. Reka mbabwire, iyi Mana ntabwo imeze nk'abantu, njya nkunda kubivuga cyane. Iyi Mana yifate nk'inyembaraga, iyi Mana uyikomezeho. Haleluya. Aho kwikomeza kuri so wanyu, aho kwikomeza kuri mwene wanyu, ahubwo banza wikomeze ku Mana. Abo ntabwo mvuze ngo mubange ni mubakunde, ariko cyane cyane mbere na mbere iki Imana uyihanga amaso, Imana uyikomezeho, uyigira inshuti. Haleluya. Uyigira inshuti, Imana izabana nawe, Imana izakugirira neza, Imana izakurwanirira aho rukomeye, Imana izagucira inzira aho utabonaga inzira. Wowe wabonaga ko bagiye kugusohora mu nzu, wowe wabonaga ko byari bikomeye, wowe wabonaga kwiga kwawe buri kwanga, Imana yagucira inzira ikakwishyura minerval ukiga, kuko ayo mashuri Imana yagusezeranyije. N'Abisirayeli bari bari mu rugendo, nubwo bahuriyemo intambara, ntabwo bivuze ngo nta masezerano bari bafite. Amasezerano bari bayafite, ariko bigira inama yo kutarwana n'Abanyegiputa, ahubwo bigira inama yo kugira yo gusenga, bagahamagara Imana. Imana yarurutse irabatabara, Imana yarurutse ibagirira neza, Imana yarurutse irabarengera. Nawe rero mu kibazo cyawe ufite, wowe uri kubona abana bawe babuze ubwenge, wabasengera, Imana ikabaha ubwenge, ugahamagara iyo mu ijuru. Nta wundi uzaguha ubwenge, nta wundi utanga ubwenge usibye Uwiteka. Nta wundi ugitanga ubutabazi umuntu akabasha kwiga kandi akarangiza. Ahari abavuze ngo ntabwo uziga, ntabwo uzarangiza, bigashoboka. Imana igishobora ibidashoboka. Ibyo ngibyo ubifate ku mutima wawe, ubyizere, wumve ko Imana ishobora ibidashoboka. Ibyo mwene wanyu atashobora, Imana irabishoboye. Ibyo inshuti yawe itashobora, Imana igize ute? Irabishoboye. Imana rero iduhana umugisha, Imana ibagirire neza. Ahantu waba uri hose, naje kugukomeza ngo wicecekere. Ibintu byose wari urimo byo kwirwanirire, ibyo ntabwo Imana ibishaka. Naje kukubwira ngo wowe se ngo uhamagare Imana, wirwanirire mwibanga, uhamagare Imana, uyihamagare, uyizere, ubundi ureke Imana izikurwanirire, ureke Imana izikuneshereza. Amahoro y'Imana abane namwe. Reka dusenge Imana. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri nyakubahwa Imana mwiza, uri papa wacu, tugirira neza aho bikomeye. Ubana natwe mu bibazo ndetse no mu bisubizo, ubana natwe byadukomereye. Mana nubishimirwe kuko uduhora hafi, nubishimirwe kuko Uwiteka aho twihebye uduhumuriza. Zina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kubwira ijambo ryawe rero Mana, ndakwinginze kugira ngo rigere ku mitima yawe yose. Ndakwinginze kugira ngo Uwiteka bari bacitse intege, abari bari kwirwanira, ubereke ko badakwiye kwirwanira, ubakomeze kandi ubarwanirire, ubaneshereze muri byose, ubabe hafi, ubagirire neza kandi ubabere igisubizo nk'uko wabere igisubizo Abisirayeli, ubabere igisubizo aho byabayobeye, ubaremera amashimwe. Buri mwe wese uraguhamagara akakwambaza, akaguhamagara. Uwiteka Imana Nyiringabo mugirire neza, musabiye ubutabazi, musabiye umugisha. Urakoze kubyumvise, nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo kugiye kubikora. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Wakwifuza kuvugana nawe cyangwa se gusengana nawe, yakwifuza no kukugurira amata kuko uri umukozi w'Imana, ndagira ngo utambutse nimero yawe yakuboneraho. Murakoze. Nomero yanjye ni 0788319265.
amahoro y'Imana abane namwe, murakoze cyane. Shalom.